Ivumburwa ry'umuriro ryahereye igihe abantu bari bamaze kurambirwa kurya inyama mbisi. Kurya inyama ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane mu mibereho y'abantu kuva na kera kugeza ubu. Ku isi hose inyama zafatwaga nk'ibiribwa bitanga imbaraga, intungamubiri ndetse n'uburyohe bwihariye bwatumaga abantu benshi bazikunda. Ariko nubwo zikunzwe cyane, hari ibibazo byinshi abantu bakunze kwibaza mu mateka yazo. Impamvu zitunzwe, icyabaho mu gihe zishobora kubura burundu. Tugiye gusobanura amateka y'inyama uko zatangiye kuribwa, inyamaswa zariho mbere, impamvu abantu bakunda kurya inyama cyane. Hari n'ababivuga mu nzozi y'umuntu yarose inyama hari ikintu biba bisobanuye. Hari ibyo abashakashatsi babivugaho, ndetse hari n'ingaruka z'uko zishobora kuzahabura bitewe n'umubare munini uri hejuru w'abazikunda. Ndabashimiye, nitwa Patience Iradukunda. Tugarutse mu kiganiro cyacu mu banga. Amateka yerekana ko kurya inyama byatangiye mu gihe cya kera cyane. Icyo gihe hari mu myaka irenga miliyoni ebyiri n'igice. Abantu ba mbere babagaho batunzwe no guhiga no gutoraguza ibyo kurya. Icyo gihe bari bafite ubuhinzi cyangwa se korora amatungo, bityo bakabaho bashakisha ibiryo mu gasozi. Mu ntangiriro abantu bashoboraga kuryagaguzwa ibisigazwa by'inyamaswa zapfuye, bagatoraguraho inyamaswa z'inkazi zaziciye cyangwa se aho zaziririye, bagafata utwo dusigazwa. Nyuma batangiye guhiga ubwabo bakoresheje ibikoresho nk'amabuye atyaye. Ibi byababagaho ndetse byabahaye n'amahirwe yo kubona inyama nshya mu gihe bari bamaze kuvumbura umuriro. Icyaje guhindura ibintu cyane ni ukuvumbura umuriro. Igihe abantu batangiye guteka inyama, zarushijeho koroha cyane ndetse no kuzirya. Babonye ko zidashobora kwangirika vuba kandi zishobora kubatera imbaraga nyinshi kurushaho. Ibi byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'abantu, harimo kwiyongera k'ubwonko n'imbaraga z'umubiri. Gusa nta bushakashatsi bwerekana ko hari inyamaswa zahariwe mbere cyangwa se zakundaga kuribwa, dore ko twabonye ko abantu babonaga aho inyamaswa zica izindi akariho bajya gutoragura ibyo kurya. Bemeza ko abantu ba mbere bashoboraga kuba banatangira inyamaswa zose gufata, harimo amafi cyangwa se udukoko duto two mu gasozi nk'inkwavu, imihari ndetse n'ibibirima. Utunyamaswa duto cyane twari dufite imbaraga nke munsi y'iz'abantu. Nanone bashoboraga kurya ibisigazwa by'inyamaswa zapfuye nini, aho babonaga inyama zasigaye. Ibi byari byoroshye kuzifata ndetse no kuzihiga, kandi zishobora kuribwa n'umuntu. Mu buryo rusange, inyamaswa nk'amafi cyangwa se izindi nto zo mu gasozi zakekwagaho cyane mu kuba zarabanje kuribwa mbere. Abantu icyo gihe nibwo bari batangiye kumenya umwuga wo guhiga. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bakunda inyama cyane. Iya mbere ni uko zitanga intungamubiri nyinshi zikenewe n'umubiri, harimo poroteyine ifasha imikaya gukura, iron ifasha amaraso, igatanga na vitamini B12 ifasha imikorere y'ubwonko ndetse n'umutima. Indi mpamvu bazikundaga kubera uburyohe bwazo. Inyama zifite uburyohe bwihariye buzwi nka umami, butuma abantu bumva bazishaka kenshi. Ubu buryohe bwabayeho mu mateka y'abantu kuva kera, kubera ko inyama zafashwaga kubona imbaraga nyinshi. Mu mateka y'abantu ba mbere, inyama zafatwaga nk'inkomoko y'imbaraga n'ubuzima. Zabafashaga guhiga, gukora
hari imibare yagaragajwe n'abashakashatsi ivuga ko ku isi hari abantu benshi barya inyama, ndetse baza no kugaragaza iyo mibare. Ku isi hose abantu benshi barya inyama, bivugwa ko hagati ya 80 na 90 by'abatuye isi barya inyama, nibura rimwe na rimwe. Mu gihe 10 kugeza kuri 20% batazirya kubera impamvu zitandukanye nk'imyemerere, ubuzima, cyangwa se kurengera inyamaswa n'ibidukikije. Ku mpuzandengo umuntu ashobora kurya hagati y'amagarama 900 kugeza ku 125 ku munsi. Ni ukuvuga ko ari hafi 0.1 kilogaramu. Ibi ariko bitandukanye cyane bitewe n'igihugu cyangwa se ubukungu bw'abantu. Iyo dufashe imibare y'abarya inyama ku isi tukayihuza n'impuzandengo twabonye haraguru, iyo dufashe ko ku isi abantu barya inyama ari miliyari 6 n'ibice 4, ubwo buri wese twavuze ko arya 0.1 kilogaramu ku munsi. Bivuze ko ku isi hose hashobora kuribwa kilogaramu 1,640,000 z'inyama ku munsi. Ibi bingana na toni 640,000 buri munsi. Ariko iyi mibare ishobora kwiyongera cyangwa se ikagabanuka bitewe n'abantu barya cyane. Abarya cyane bashobora kurya hagati ya 0.2 kilogaramu kugeza kuri 0.5 kilogaramu ku munsi, mu gihe abarya gake ku isi bashobora kurya munsi ya 0.05 kilogaramu. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje uruhare rw'inyama mu mateka y'abantu. Ubushakashatsi bwa Richard Wrangham yavuze ko guteka ibiryo harimo inyama byagize uruhare rukomeye mu gutuma abantu bagira ubwonko bunini n'imbaraga nyinshi. Naho Yuval Noah yavuze ko guhiga no kurya inyama byagize uruhare mu iterambere ry'abantu, byanatumye bamenya gukorana ndetse bagategura no kubaho kwabo mu matsinda. Byerekana ko inyama zitagize uruhare mu kuribwa gusa, ahubwo zagize uruhare no mu iterambere ry'imiryango y'abantu. Niba inyama zibuze ku isi, inyama zibuze ku isi byagenda gute? Niba ari inyama zibuze ku isi, ibyahita bisenya ubuzima bw'abantu, ariko byagira impinduka zikomeye. Ku bantu batarya indyo yuzuye hashobora kubaho kubura intungamubiri nka poroteyine, iron na vitamine B12, bikaba byatera intege nke cyangwa se indwara z'amaraso. Mu rwego rw'ubukungu, aborozi n'abacuruzi b'inyama bagira ibihombo bikomeye cyane, kandi ibiciro by'ibindi biribwa bishobora kuzamuka kubera kwiyongera kw'abakeneye. Mu rwego rw'imibereho, imigenzo myinshi ndetse n'iminsi mikuru bishobora guhinduka cyane. Ariko niba abantu bafite ibindi biribwa byasimbura inyama nk'ibishyimbo, soya, amagi, amata n'imboga, bashobora kubaho neza nta kibazo gikomeye. Muri iki gihe abantu benshi ku isi batarya inyama ariko babaho neza kandi bafite ubuzima bwiza. Ibi biterwa n'uko indyo yuzuye ishobora gusimburwa n'intungamubiri z'inyama. Hari kandi n'impaka z'uko kugabanya kurya inyama bishobora kugabanya ingaruka z'ibidukikije, imyuka yangiza ikirere no gukoresha ubutaka bwinshi bw'ukororamo. Kurya inyama ni igice kinini mu mateka y'abantu, byatangiye kera cyane kandi gifite uruhare rukomeye mu iterambere ryabo. Byafashije abantu kubona imbaraga, gukuza k'ubwonko no kubaho mu bihe bikomeye. Ariko ntabwo bikunzwe cyane, si zo zonyine zituma umuntu abaho. Indyo yuzuye ishobora gusimbura inyama
kandi umuntu agakomeza kubaho neza. Icy'ingenzi ni ukugira ubuzima buzima buzira umuze hifashishijwe ibiribwa bitandukanye kandi bifite intungamubiri. Ndabashimiye, nitwa Patient Iradukunda.